nibyo reka mbasuhuze mbahe ikaze bifurize kugubwa neza kuri tariki ya 5 z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2026. Ndagarutse muri studio kuri Bikono Bosco tugiye kubana uyu munota cyangwa se uyu mwanya mu makuru n'ibiganiro bigiye kwibanda kandi bikanagaruka ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku nkuru zigiye zitandukanye zikomeje kugenda zimenyekana hagati aho ngaho. Reka mbanze mbasuhuze abadukurikiranye muri mu bice bitandukanye mu Burundi, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye mu makuru tugiye kuba twagarukaho. Leta ya Kinshasa yakiye amakuru avuga yuko hari inama zikomeye cyane zikomeje gutegura ibikorwa ndetse n'ama operation bigomba kubera ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo mu bice bigiye bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ibi bikorwa ngo bikaba birimo gutegurirwa i Kigali, Gisenyi ndetse no mu mujyi wa Goma. Ibi kandi bikaba binashimangirwa na raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye Loni zerutse kujya hagaragara. Turabigarukaho turebe ko byifashe iby'izo nama ndetse n'ibikorwa birimo gutegurwa. Abarwanyi ba AFC mu 23 ndetse na Twirwaneho bigamze kwigarurira uduce dutandukanye muri Kivu y'Amajyepfo harimo Puezero ndetse n'ahandi. Gusa icyakora amakuru avuga ko abarwanyi ba AFC mu 23 batakarije abasaga igihumbi cyangwa se bamaze gutakariza abasaga igihumbi muri ino mirwano nk'uko bikomeje cyangwa se bigikomeje kugenda bitangazwa ndetse binagarukwaho. Igisirikare cy'u Burundi FDNB cyashyizeho ingamba zikomeye cyane zigamije kurinda ibice byose byegereye umupaka w'igihugu cy'u Burundi cyangwa se bihuza u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bice bisatira Uvira ndetse na Baraka, nyuma y'amakuru avuga ko nyeshyamba za AFC M23, Red Tabara ndetse na Twirwaneho baba bafunguye inzira zisatira Puezero ndetse n'ahandi mu bindi bice. Turaza kubigarukaho nabyo turebe iby'aya makuru. Ese Uburundi burimo guteganya iki, burateganyiriza iki abarundi muri rusange nyuma y'uko mubizi ko Red Tabara ivugwaho gukorana cyangwa se kuba hafi cyane na mu 23, kandi uyu mutwe ukaba ari uvugwa kenshi mu bikorwa bigambiriye guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ndaza kuba mbikomozaho nabyo mubwire situation yose ijyanye n'iyi nkuru, ube hafi rero kugira ngo wumve mu by'ukuri uko ibintu bimeze cyangwa se uko situation ihagaze. N'amakuru rero amaze kujya ahagaragara mu by'ukuri hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, ariko by'umwihariko turaza kwibanda muri Kivu y'Amajyepfo kubera ko ibitero, imirwano ndetse no gukozanyaho niho bikomeje kurushaho kugenda byibanda muri amasaha. Rero nge mugiye kubana nk'ibisanzwe cyangwa se nge ubaramutsa, nge muri kumva kuri Mikono ndi Bosco. Iyi ni Region Info, tubana umunsi ku wundi uko bwije n'uko buke, tuba turi kumwe mu biganiro ndetse n'amakuru bigiye bitandukanye kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, tuba turi kumwe. Nshimira rero bamwe mu bamaze gukanda subscribe, ikindi nanone abatarabikora, iki ni igihe ndetse nako kanya rwose kugira ngo mubikore. Hanyuma ushobora no gukanda like, ushobora no gusharinga aya makuru akagera kuri benshi. Nabyo birashoboka. Ku bantu bashaka kujya muri groupe yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere, uraza kunyura muri comment cyangwa se hatangirwa inyunganizi n'ibitekerezo, uraza kubona link tuba twashyizemo. Iyo link iraza kugufasha neza kuba wakwinjira muri groupe yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere kabisa. Reka rero twinjire mu makuru duhereye ku birimo biravugwa muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo tunabihuze neza n'izi nkuru zirimo ziraturuka mu gihugu cy'u Burundi, ubashe kuba wabisobanukirwa se cyangwa ubashe kuba wabizumva neza rwose 5 kuri 5.
igihugu cy'u Burundi cyegituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bijeje abatuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abatuye u Burundi ko ikibazo cy'umutekano muri Kivu y'Amajyepfo kigomba kuvugutirwa umuti. Amakuru avuga ko umugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare cy'u Burundi cyangwa se chef d'état major wa FDNB mu by'ukuri yatangaje amakuru akomeye cyane cyangwa se yatanze amabwiriza akomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Bavuga ko General Prime Muniyongabo yategetse ingabo z'u Burundi Bujumbura kwerekeza ku mipaka ndetse no kongera gusubizaho amarondo ya kumanywa ndetse nijoro. Murabizi ko hari ahigeze gukorwa patrouille yakorwaga amanywa nijoro nta gusinzira, amanywa nijoro nta gusinzira. Ubu rero kimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa, kimwe mu bikomeje kugenda bigarukwaho nuko Burundi nyuma yo kumenya amakuru y'uko Puezero yasatiriwe, nyuma yo kumenya ibitero bimaze iminsi birimo kugabwa n'abarimo M23 n'abarimo twirwaneho n'abo Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko harimo n'ingabo z'u Rwanda, ubu hakaba hatanzwe ibwiriza rikomeye cyane rigamije gukumira ko hari igishobora kwangiza umutekano wa Bujumbura by'umwihariko, dore ko kino gice ari nacyo cyegereye cyangwa se gisatira Burundi kuva kuri Tanganyika kugeza kuri Rusizi. Biratangazwa neza ko abasirikare b'u Burundi bahagije rwose kandi bafite trainings cyangwa se imyitozo ihagije, bahari kandi baryamiye amajanja, bafite intwaro zikomeye cyane mu by'ukuri nk'uko birimo kugenda bitangazwa. Bivuga ko hari na ba mudahusha bageze hano muri tuno duce, ndetse kandi nanone chef d'état major yategetse ko drones cyangwa se indege zitagira abapilote zihagurutswa ni mu gihe ikibuga cy'indege cya Mikael Ndadaye cyitiriwe Mikael Ndadaye kigomba gushyirwaho mu by'ukuri ikoranabuhanga ryiteguye gukurikirana ibijyanye n'imikoreshereze ya zino ndege, nubwo bimaze iminsi binavuga ko n'ubundi tuno duce ari tumwe mu duce twagiye ari kimwe mu bice byagiye bihagurukirizwamo indege zitagira abapilote cyangwa se drones zajyaga kugaba ibitero kuri AFC 23. Ubu barasobanura yuko cyangwa se baragerageza kuvuga yuko n'ubundi ari uko bigomba kongera gusubira nyuma yuko hari harabayemo inyoroshyo. Ubu ingamba zasubijweho, abari mu Burundi Bujumbura basabwe rwose kutagira igikuba, basabwe kutagira impungenge ngo bumve ko ari byacitse byayobye kubera yuko hari ibyabaye hariya muri biriya bice. Andi makuru rero mu by'ukuri aravuga yuko kimwe mu byanatumye rwose hano muri bino bice umutekano ubongererwa ntabwo ari ukuvuga ko wenda hari ibitero byaba byagabwe ku mujyi wa Bujumbura, ntabwo ari ukuvuga ko abarwanyi ba FC 23 twirwana cyangwa se wenda Red Tabara ngo baba begereye tuno duce, ahubwo ikiriho nuko mu by'ukuri nyuma yo kumva ko imirwano yumvikanye Puezero byatumye ingabo z'u Burundi zifata iya mbere, bavuga ko badagomba gushyiraho uburyo bwo kwirindira umutekano mu gihe ikibazo cyabagezeho, ahubwo batangaza yuko bagomba kurinda umutekano ikibazo kitarabageraho. Kugeza kuri ubu ngubu rero amakuru akaba atangazwa neza ko bitarimo kugarukira aho ngaho gusa, usibye gushyira abasirikare ku mipaka, usibye gushyira mu by'ukuri abo ba mudahusha gushyiraho izo ndege, binatangazwa ko ubu ngubu u Burundi bwamaze gufata iya mbere bwohereza n'abandi basirikare muri Kivu y'Amajyepfo muri bino bice kujya gushimangira cyangwa se gukurikirana ibijyanye n'ikibazo cya zino nyeshyamba kugira ngo bafashe FARDC byibuze babashe gusubiza inyuma izi nyeshyamba. Ni mu gihe abaturage batangiye kugenda bahunga basatira icyerekezo cya Uvira kubera yuko nko mu masaha ya nimugoroba mu ijoro ryatambutse
amakuru yavugaga ko Uvira hagaragaye urujya n'uruza rw'abahunga. Impamvu mvuga ngo urujya n'uruza, hari bamwe mu baturage n'ubundi bavaga mu mujyi wa Uvira bataha mu bice birimo guturukamo abahunga, ariko batari kugera ahabera imirwano, ahubwo batuye muri ibyo bice kandi byo bikaba bitarageramo imirwano. Bamwe rero bakaba biyerekereje iyi nzira ya Uvira, bihamanye n'amakuru yavugaga ko hari ibitero byaba byagabwe bisatira umujyi wa Uvira. Nta bitero byigeze bibaho byongeye kugabwa bisatira umujyi wa Uvira. Uvira iracyarinzwe, imeze neza kandi iri mu maboko y'ingabo za leta. Ni nko muri bino bice za Mikenge, Pwezero ndetse n'ahandi. Navuga ko kugeza uyu munsi hari ibice biri sous controle. Hari zimwe muri lokalite zifitwe n'inyeshyamba za FC23, hari bimwe mu bice bifitwe n'ingabo za leta, ariko kimwe mu biri gutungurana nuko hari bamwe bari kuvuga bati Pwezero tombe kubera ko yagabweho ibitero, ariko bakirengagiza gutangaza ukuri, bagahita bemeza ko ibyo bice byafashwe 100%. Ni mu gihe bivuga ko rwose ngo hari n'amamesaje cyangwa se ubutumwa bwakomeje kugenda bukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga bugaragaza kwishimira ifatwa rya tuno duce, kandi bisa nkaho mu by'ukuri wavuga ko bitigeze bibaho by'ukuri. Hanyuma mu mirwano irimo kubera muri tuno duce, icyo wamenyaho Red Tabara irahari, Twirwaneho irahari, M23 irahari, ndetse hakavugamo n'ingabo z'u Rwanda. Mu gihe kugeza kuri ubu ngubu igice Pwezero kiri strategique, igice gikenewe cyane n'uruhande rwa AFC/M23 cyarayemo umuvurungano, ndetse amakuru atugeraho akavuga ko kuva mu masaha ya mu gitondo ku munsi w'ejo kugeza nimugoroba imirwano yumvikanaga, ndetse bikanatangazwa ko bitanakuraho ko muri kino gitondo cya none mu masaha mu gitondo nyine bitanakuraho ko nabwo n'ubundi amasasu yaje gukomeza kugenda yumvikana, gukozanya kwaje kugenda kumvikana. Nababwiye ku munsi w'ejo uburyo ki iyi Pwezero ari agace kari strategique cyane, ku buryo zino nyeshyamba zifuje cyane gukomeza kugenda mu by'ukuri bakagaragaramo. Biremezwa ko muri kino gitondo rero mu by'ukuri imirwano yongeye kubura isaha ku isaha, hari impinduka zishobora kuba zaba mu gihe uduce nka Musambia dusatira Pwezero twongerewemo ingabo ndetse n'abarwanyi ku ruhande rw'ingabo za leta, kugira ngo byibuze hataza kubaho ikosa iyi Pwezero ikaba yakwigarurirwa 100%, noneho ukaza gusanga byoroheye zino nyeshyamba za AFC/M23 guhita berekeza muri bino bice bya za Baraka, za Uvira ndetse na Fizi. Ubu amahirwe ahari cyangwa se inkuru yo kwishimira ihari nuko ingabo za leta zashyizeho urukuta rukomeye cyane, urukuta rubuze kugora cyane FC23, ari nako naha Pwezero hakirimo gushakishwa mu by'ukuri uburyo bwo kusubiza inyuma zino nyeshyamba. Hari ibintu abantu nabonye bitiranyije, rero hari amakuru yaje kujya ahagaragara asobanura buri kimwe cyose uko ibintu byagenze hano muri Pwezero. Ubundi nta nubwo biba byageze hano ko tuvuga ko Pwezero irimo rwose isatirwa gufatwa, kubera yuko nk'ubu tuvugana amakuru amwe amaze kuba yatugeraho muri kano kanya avuga ko hari ikibazo cyaje kubamo. Icyo kibazo rero cyaje kubamo nicyo nyirabayazana bimwe bikomeje kugenda bibano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hari ikibazo niba ndaza kubyita ubugambanyi, niba ndaza kubyita mu by'ukuri imibare mike, niba ndaza kubyita iki, kugeza kuri ubu ngubu rero reka mbanze ninjire muri aya makuru ubundi nze mbikubwire neza. Biravuga ko abita Musambia hano hari ingabo za leta, ariko kandi amaze iminsi haba ibitero nanone n'abarwanyi bafite 23 bifuza kwigarura tuno duce. Ni mu gihe ku kigo nderabuzima cya Alaba FARDC irimo kugenzura kano gace, ariko kandi nanone Twirwaneho bikomeje kugerageza kuhinjira kugira ngo bajye banahifashisha bavura inkomere. Musambira ndetse na Fizi ni muri kilometero 40 gusa, na gace kegereye Fizi, ari nayo mpamvu nkubwira nti ibi bice bya Pwezero
ibi bice bya Araba ni ibice bishyira puresha ikomeye cyane cyangwa se igitutu gikomeye cyane hagati aho ngaho rwose kuri ino Fizi. ni ibice bishyira igitutu gikomeye cyane kuri Baraka. Sasa rero uko ibintu byifashe, amakuru avuga ko ngo habayemo icyo twakwita nk'ubugambanyi cyangwa se ikosa rikomeye cyane ryaje gukorwa. Uraza kwibaza ngo iryo kosa ni irihe ririmo kuvugwa nyine ryakozwe. Ubundi ngo ubwo imirwano yari irimo iba, abarwanyi ba AFC M23 baragiye bongera ingabo, ndetse si kumara kongera ingabo, bongera ibikoresho, imisada cyangwa se ramforo, bufasha nyine bwagiye bubageraho mu minsi yagiye itambuka, kubera ko iyi mirwano imaze iminsi. Uyu munsi turi ku itariki 5 kandi buriya imirwano yatangiye ku itariki zikabakaba mu matariki gutyo 26 Kamena cyangwa se ukwezi gushize nibwo imirwano yatangiye. Habaho kugerageza ibikosa ryabayo Minembwe yendaga gufatwa, Minembwe centre mwari mwabyumvishe. Haje kubaho ikosa, navuga ko ari ikosa rikomeye cyane cyangwa se ari ikosa ridasanzwe. Amakuru yemeza neza ko ikosa ryabayeho ni irihe rero. Imirwano ikimara gutangira, ibitero bikimara gusatira tuno duce, byabaye ngombwa ko cyangwa se haje kubaho ikintu kimeze gutya. Haje kubaho ko mu by'ukuri FARDC yisanga yamaze kwinjira mu bice byegereye inyeshyamba za Kitavi, ariko mu by'ukuri n'ubundi intsinzi iri buboneke, usibye ko byabaye ngombwa ko hakenerwa ibitero by'indege byagombaga gusenya zimwe muri defense, bimwe mu birindiro, ndetse na za ramforo cyangwa se n'ibitero bindi nanone byagabwaga na FC23 urimo kuba kwisuganya bifite imbaraga. Ibikorwa by'indege biza kubura, bituma ingabo zisubira inyuma kugeza hano za Poezero. Na n'uyu munsi rero amakuru avuga ko iyi Poezero ubundi ntabwo byakabaye bigenda nk'uko byagenze iyo ibitero byo mu kirere biza kuza gukorwa nk'uko byari bitegerejwe, kubera ko nk'ubu ngubu amakuru aravuga neza, cyangwa se amakuru atugeraho aratangaza iki. Biratangazwa neza yuko usibye ko habuze izi za drone za FARDC, ubundi iyo ziboneka iyi Poezero, izi za Poezero nyine, izi za Mikenge, ntabwo biba byarabaye ngombwa ko izi nyeshyamba za AFC M23 zongera kuhagera. N'utu duce wumva twa Musambia turimo tugenda dusatirwa, ntabwo ibyo byakabaye byarabayeho. Ariko kubera ikosa ryabayeho rimeze gutya, kwimana ingabo, ubungubu bamwe mu bayobozi ba AFC M23 abarimo nka Koroniranga bo bamaze gutangira kwigamba, bavuga bati cyangwa se batangaza yuko rwose ngo Poezero bayifashe. Ati Poezero twayifashe, ni Fizi. Nyuma yo gufata Poezero rwose bo bamaze kwanzura. Uwo bita Koroniranga yavuze ko bagafashe kano gace, avuga ko ngo rero ubu gahunda ihari no kugaba ibitero bita Katanga mu masaha make nyuma yo gufata Poezero, kamwe mu duce tw'ingenzi two muri teritwari ya Fizi. Impamvu mvuga gutya kugafata, ibice binini cyane birimo AFC M23 muraza kubyihangana kuko niko byagenze, usibye ko na n'ubu ngubu biravugwa ko amasaso akirimo kugenda avugwa, amasaso ya hato na hato. Biravugwa neza ko izi nyeshyamba zahise zitangaza ko ngo zifite gahunda yo kwerekeza Katanga. Uwo bita Koroniranga Yeburo, umwe mu bayobozi bakomeye ba zino nyeshyamba cyangwa se akamuhuzabikorwa w'uyu mutwe, yahise avuga ko gahunda ihari nyuma y'uko bavuye Sabyinyo, ubu bakaba barageze Bukavu, bakaba bafite gahunda yo kwerekeza Kisangani, Kindu, Kasai, Bandundu, Katanga. Ibi bintu Koroniranga avuze mu minsi ishize yabivuzweho, bivuga ko rwose ngo we afite umugambi wo kwerekeza, wo gufata ibice kugeza n'Kinshasa, kugeza umukuru w'igihugu akuweho. Ariko akaba yaraje gura n'ikibazo cy'uko bamwe mu bayobozi ba FC M23 bamubereye ibamba, bamubwira ko ubwo bushobozi budahari kandi atari yo gahunda ihari, ahubwo gahunda yari ihari ari ugufata uduce twa Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ariko uyu mugabo aza kuvuga ati ntabwo bigomba kugarukira aho ngaho,
tugomba gukomeza kubera ko nyine we afite ibibazo hariya n'umukuru w'igihugu bindi biri behind, kubera ko n'abantu bakoranye nyuma baza gusubiranamo. Uyu mugabo ati rero cyangwa se aza gutangaza yuko nyine bifuza rwose kwerekeza muri ibyo bice bya Katanga, ateguza abatuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko icyo gikorwa gishobora kuba cyabaho cyangwa se bishoboka ko cyabaho. uwo nta wundi ndakubwiye nti uwo nta wundi n'uwo bita Colonel Nanga, umusivile cyane rwose bavuga ati twebwe ibice nk'ibingibi tugomba kubifata. Ntabwo bitaye ku mubare w'abashobora gutakariza ubuzima muri ibyo bitero, ntabwo bitaye ku gihombo gishobora kuberamo. Ati mwitegura ibice birafatwa. Puezero ntabwo byumvikanisha ubundi ahangaha nkeka ko uyu mugabo bita Colonel Nanga yihuse cyane, kubera ko Puezero ni lokalite, kandi lokalite ntiwafashe na teritwari ariko uvuga uti Katanga vuba tuzayifata. Ariko uyu mugabo buriya ntabwo bizabura kumubabaza cyane. Buriya Katanga ngo yari afite ikintu bita ibirombe byinshi cyane yari yarafashe, ndetse n'ibindi bikorwa byinshi cyane yari ahafite. Aza kwirukanwa rero rwose biza gufatirirwa bitagorana cyangwa se bitashobora gutungurana. Icyo gikorwa nyine akivuze cyangwa se avuga ati nta kindi kintu gihari, turifuza gufata bino bice. Ibi ni ibintu byumvikana cyane kuri we ndetse bitanagira n'umwe bihangayikisha. Hagati aho ngaho mu bindi bikomeje cyangwa se muri bimwe mu bindi bikomeje kugera bitangazwa, raporo ya UN iherutse kubishimangira, ariko nanone Kinshasa nayo yongeye kubigarukaho. Ubu tuvugana hari amakuru avuga ko inama zigiye zitandukanye zimaze iminsi zibera mu bice byo muri kano karere muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru ajya ahagaragara avuga ko cyangwa se aratangaza neza ko mu by'ukuri inama ngo zabereye mu mujyi wa Kigali, inama zibera kandi nanone mu mujyi wa Goma ndetse no mu mujyi wa Gisenyi. Harimo ngo abarimo James Kabarebe, abarimo Joseph Kabila, ndetse bikavugwa ko harimo n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bagaragaye cyangwa se bagaragara muri zino nama. Izi nama rero ngo zikaba zigamije kunoza imikorere ya M23 ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye, gutegura ibikorwa ndetse no guhuza neza mu by'ukuri ubuyobozi bwa zino nyeshyamba, ndetse ubuyobozi bwa zino nyeshyamba n'uruhande rw'u Rwanda. Ndetse ngo kandi hari amakuru avuga yuko cyangwa se atangazwa neza yuko zino ngabo ziri mu burasirazuba bwa Kongo zavuzwe ngo zidashobora kuhava, kubera yuko ibi ni muri gahunda yo gukurikirana ibijyanye n'imikoranire igomba kubaho hagati y'ingabo zivugwa ko zifasha uno mutwe w'inyeshyamba ndetse na zino nyeshyamba nyirizina uburyo bagomba gukorana. Ibyo rero bikaba byavuzwe n'uruhande rwa Kinshasa ku bijyanye na raporo yasohotse cyangwa se iherutse gusohoka ivuga neza cyangwa se igaruka ku byabaye muri ino myanya yo muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ibi ni bimwe mu bigaragaza ko kino kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo kirimo kiragenda gifata indi ntera. Hari dosiye nyinshi zikomeje kugenda zinjiramo mu bayobozi bagiye batandukanye, bitakekwaga ko bari buze kwisanga muri amadosiye bakomeje kugenda bavugwamo. Ngira ngo nyine murumva uko byifashe kuri uyu mugabo Colonel Nanga, Joseph Kabila, Lt James Kabarebe ndetse n'abandi bagiye bavugwa. Rero ngira ngo murumva uko bimeze. Hagati aho ngaho reka dusubikire ahangaha bateguze n'andi makuru agiye atandukanye y'ibyo tuza kugenda tugarukaho cyangwa se turebera hamwe mu kanya kari imbere. Gusa mbibutsa ko dushobora no kuza kubana cyangwa se nimwibagirwe ko turi buze gukomeza kugenda tubana no kuri Rwanda Political, aho naho mushaka kunyarukira mugakanda subscribe, kubera ko turabana umunsi ku wundi naho mu biganiro n'amakuru bigiye bitandukanye. No mu kanya gatoya ntibitinda amakuru araza kugenda abageraho, kandi amakuru akomeje kugenda yisukiranya. Turerekeza no muri Kivu y'Amajyaruguru tubabwire nayo biri kuvugayo. Reka nge nsoreze ahanga cyangwa se ngarukiriza aha, ubundi mbateguze ko
turi buze kureba n'ibindi bigiye bitandukanye biraba birimo kuvugwa. Mugire ibihe byiza, icyumweru cyiza, abari buze kwerekeza kujya gusenga namwe kabisa, Imana n'imigisha komeze kubageraho. Abo bitari buze gukundira ko bajyayo, kubera ko ndumva ko nta muntu udashaka kujyayo, abo bitari buze gukundira ko bari buze kujyayo namwe rwose Nyagasani abagenderere cyangwa se akomeze ababe hafi. Tubifurije kugubwa neza, tubifurije umugisha. Iyi ni Region Info.